Nshuti namwe bavandimwe mwese tugiye gufatanya iri jambo ry'Imana muri iki giterane cya Heart Cry for Revival. Nongeye kubifuriza umugisha w'Imana. Ndagira ngo muri kano kanya tugiye gufatanya iri jambo ku mbarutso y'ububyutse. Tubanze dusenge Imana niturangiza tuganire kuri iri jambo. Turagushimye Mwami Mana yacu. Umugaragu wa Paulo yabivuze neza, aravuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu natwe waratuzuye. That's revival. Turasenga ngo umuntu wese uzumvira ijambo ukore ku mutima we kugira ngo niba ari uwamenye Kristo amenye umuhamagaro wacu yuko wadutumye mu isi kugira ngo abantu babe revived. Kandi uzumvira ijambo atari yakira Kristo ukore ku mutima we kugira ngo umuzure umuvane mu byaha bye kugira ngo nawe umuzima. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire muri buri jambo, zimanukire muri buri kintu cyose gikorwa muri ubu butumwa. Imbaraga zawe zigaragare mu buzima bw'abantu, kandi ubu butumwa uzagire eternal echo mu mitima y'abantu bose bazabwumva. Uhabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwe umugisha kandi buhagurukire kugukorera mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo nshimire abateguye iki giterane cya Heart Cry for Revival, kuko mu mateka muri gahunda y'Imana kuri iki gihugu cyacu, Imana yadusezeranije ibintu byinshi, ariko tubwira yuko hirya y'ibyo ngibyo bizasuka ububyutse kuri iki gihugu. Ni byiza rero yuko twese tubihugukiramo, tukamenya aho kalendari y'Imana igeze, natwe tukagira iyi Heart Cry for Revival. Kuko abantu benshi bakunze kwishimira idini barimo, bakishimira imihango y'idini babamo, bakishimira ndetse rimwe na rimwe ibyo bita ububyutse kandi atari ububyutse. Ntabwo ububyutse ari ubwinshi bw'abakristo mu itorero, kuko no mu isoko haba abantu benshi ariko byose ntibavuga ko bakangutse. Ntabwo ububyutse bivuga amatorero afite amamodoka, afite insengero nziza n'ibyuma byiza n'ibindi, kuko ibyo ngibyo bishobora kubaho kandi nta bubyutse buhari. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya turebe ibintu bimwe by'ingenzi biherekeza a Heart Cry for Revival, imbarutso y'ububyutse ku bantu bose. Ngira ngo ikintu cya mbere mbanza kuvuga nuko iteka ryose abantu b'Imana batubanjirije bagira iyi Heart Cry for Revival. Muri Zaburi ya 85 umurongo wa 6, umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo will you not revive us again so that your people may rejoice. Ngo mbese Mwami Imana, ngo ntuzongera kutubyutsa, ntuzongera kuduhembura ngo abantu bawushobore kongera kwishima. Umukozi w'Imana Habakuki umuhanuzi mu gice cya 3 umurongo wa 2 aravuga ngo Mwami Imana, ngo twumvise imirimo yawe, ngo none no muri kino gihe cyacu ngo hembure umurimo wawe, ngo ujye wongera kuwutwereka uhembutse. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 hagati y'umurongo wa 29 n'uwa 31, ubwo intumwa za Yesu bari batangiye kuzitoteza, zagiye ahantu hamwe zirasenga ziravuga ngo Mwami Imana, ngo utwambike imbaraga z'umwuka kugira ngo tubwirize ubutumwa. Noneho ngo aho bari ngo hahinda umushitsi, ngo umwuka aramanuka, ngo babwirize ubutumwa bafite imbaraga. Kandi cyakurikiyeho murakizi, Yerusalemu yose yuzuye ubutumwa bwiza. Ndagira ngo rero muri kino gihe tubitekerezeho, twibaze ngo niki abantu b'Imana bakora kugira ngo Imana isuku ububyutse. Ndagira ngo mbanze babwire ikintu kimwe: iteka ryose Imana ihora yiteguye gukora, iteka ryose Imana ihora ishaka aho ikorana nabo. Ariko ikibazo kibaho, ntabwo abantu benshi bajya bemerera Imana ngo bakoreshe. Niki rero tugomba kuzuza, niki tugomba gukora kugira ngo Imana ishobore kudukoresha? Icya mbere, nimwitegereze iteka ryose aho Imana yasutse ububyutse muri Bibiliya, bubanzirizwa n'ikintu kimwe, haba mu gihe cya kera haba mu gihe cya vuba. Habanza inzara n'inyota byo gukiranuka, habanza inzara n'inyota by'imbaraga, inzara n'inyota by'impinduka. Kuko iyo abantu batangiye kugira inzara, iyo abantu batangiye kugira inyota, bava mu kamenyero bakinjira mu gusenga, bava mu kamenyero bakinjira muri Heart Cry, ahantu umuntu atakira Imana kubera yuko hari icyo umutima we wifuza. Hari indirimbo tujya turirimba nkunda cyane ivuga ngo ntumpiteho mukiza we wumva uko nganya. Abantu batazi uwanditse iyi ndirimbo icyo yashakaga kuvuga, aya magambo barayoroheje, baravuga ngo ugende barahindura aho ngaho bavuga ngo wumva uko nganya, ntumpiteho wumva uko nganya, barabihindura ngo wumva uko nsenga. That was a mistake.
uriya muntu wanditse iriya zaburi yari afite heart cry, aravuga ngo Mana ntumpiteho, wumva uko nganya. Umuntu aganya iyo afite ikintu kimuremereye ku mutima kikamunihisha. Abantu rero barabyoroheje, twe turi abantu beza, ntituganya kuko twaranyuzwe. Iyo umuntu ababaye, iyo umuntu ananiwe, iyo umuntu afite ikintu kimuremereye araniha. Ahubwo uriya wanditse ngo wumva uko nganya, iyo abihindura neza yari kwandika avuga ngo ntumpiteho umukiza we, wumva uko niha. Kuko uyu muntu ntabwo yari arimo guhendahenda, ntabwo yari arimo gukora amasengesho, yari afite ibintu bimuremereye, aravuga ngo ntumpiteho umukiza we, wumva uko nganya, wumva uko niha, hear my groaning. Ariko muri kino gihe kubera ko twe twaranyuzwe, ubukristo bwacu buraturyoheye, twebwe turi abanyamwuka, twariyakiriye. Abantu benshi barakubwira ngo ariko twe turi mu itorero ry'umwuka, giwe nararibuze. Ndaza kubigarukaho kuko abantu benshi iyo umaze kwemera yuko uko mumeze kumeze neza, ntabwo ushobora kugira heart cry. Nta nubwo nashimye abatoranije iyi topic, ntabwo bayise cry for revival, bayise heart cry. Ni ijwi, ni ugutaka, ni ukurira bivuye ku mutima. Ikintu cya mbere rero iteka ryose kizana impinduka mu buzima bw'abantu b'Imana ni ukubanza kugira iyi heart cry, ni ukubanza kugira iyi nzara, ni ukubanza kugira iyi nyota. Noneho iyo nzara, iyo nyota ikakujyana imbere y'Imana. Muzitegereze cyangwa muzasome cyangwa muzajye kuri YouTube mwumve abantu bagize revival. Haba mu Bwongereza mu kinyejana cya 20 gitangira, ariko cya 19 kirangira, haba mu bindi binyejana icya 17, ndetse niyo wajya no muri Bibiliya. Iyo wumvise Habakuki avuga, abwira Imana akavuga ngo Mana ngiye guhagarara ku munara w'abarinzi, ndindira icyo uzambwira kubw'ibyo nakuganyiye. Ntabwo yavuze ngo kubw'ibyo ndimo gusengera, kubw'ibyo ndimo gushimira, ntegereze icyo uzambwira kubw'ibyo nakuganyiye. Ko ni umuntu ufite umutwaro, ni umuntu urimo kugroninga, ni umuntu urimo guhendahenda, ni umuntu urimo kwinginga Imana kuko afite inyota n'inzara. Ariko muri kino gihe cyacu turanezerewe, twaranyuzwe, tumeze neza, turabanyamwuka. Ariko iri torero ry'umwuka mumbwira ritanihira abanyabyaha, ritanihishwa n'abanyabyaha, ritanihishwa n'intege nkeya dufite, ngo turi mu itorero ry'umwuka. Jewe itorero ry'umwuka nshaka ntabwo ari ryuzuye abantu. Itorero ryuzuye abantu ni isoko ryuzura abantu. Uzajye Kimironko, uzajye Nyabugogo, na gare yuzura abantu. Ariko ntabwo baba bahuje umugambi. Bashobora guhuza iyo bajya, iyo umuntu ari muri gare bose baba bafite aho bajya, ariko ntabwo baba banihishwa n'urugendo rwabo. Usanga kenshi natwe ariko tumeze, twishimiye turi muri gare, abantu baraza muri gare bajyamo bagatanga amafaranga, bisi zigahaguruka zikagenda, ariko ntabwo abantu baba bahindutse. Mwitegereza amatorero yacu, niba mushaka kugira heart cry mwihereho, ubanze wibaze ngo ariko nzanihira nte agakiza k'abandi nanjye ntagafite? Nzanihishwa nte n'ibyaha by'abandi kandi nanjye mbyirirwamo? Imbarutso y'ububyutse iva mu mutima unihira Imana, kuko ubona abantu barimbuka. Umukozi w'Imana umwe mu bantu Imana yakoresheje cyane izana ububyutse, yagiye ahantu arasenga, bageze aho abantu bagira ubwoba, baravuga ati uyu muntu arapfa. Undi wari ubimenyereye aho garatoya, umuhumure ntacyo ari bube, arimo aranihishwa n'ibyaha by'abari mu isi. Muzitegereze Yesu agiye kujya ku musaraba, yaraye ijoro ryose asenga, biri byuya bimeze nk'amaraso, kuko yaragiye kujya ku musaraba ngo aducungure. Abantu benshi bibwira ngo cyatumye abiri ibyuya by'amaraso ngo nuko yari yatinye umusaraba. Ntabwo yabize ibyuya by'amaraso kuko yatinye umusaraba, yabize ibyuya by'amaraso kuko yabonaga isi irimo kurimbuka. Aravuga ati ngomba kuyipfira, nintayipfira izarimbukishireho. Witeguye kuba uwo nguwo ugiye kuzamura iyo heart cry? Nturirimbe ngo ntumpiteho mukiza we, wumva uko nsenga. Oya, wumva uko nganya, kuko abantu bararimbuka. Bararimbuka mu businzi, bararimbuka mu busambanyi, urubyiruko rwashize. Ntabwo heart cry ari ijambo gusa, igomba kuva mu mutima watekereje, igomba kuva mu mutima warebye ukabona,
kandi witeguye guhaguruka ukagira icyo ukora. Amen. Icya kabiri, iyo umuntu amaze gusobanukirwa agatangira kugira uyu mutima, umuntu umukozi w'Imana Eliya yigeze guhagarara imbere y'urugo rwo kwa Ahabu mu Bami igice cya 10, Ibami ba mbere igice cya 17 cya 18, arabwira ngo ntabwo imvura izongera kugwa ngo kugeza igihe nzabivugira, nzabitegekera. Nta wigeze amufata, baramuretse aragenda. Ariko Imana yari irimo kubashushanyiriza ibintu uko bimeze. Bamara imyaka 3 n'igice imvura yarabuze, bari mu butayu bumye. Turi mu gihe kimeze nk'igihe cya Eliya. Abantu bari mu idini ariko itagira amazi. Abantu bari mu idini itabakura mu byaha. Abantu bari mu idini ingo zirasenyuka. Abantu bari mu idini n'abakristo barimo kudivorusa. Abantu bari mu idini iyo leta ivuga ngo abantu baratwara inda zitateganijwe, no mu itorero naho zirahari. Kuko ntabwo abantu bagifite gukiranuka, bari mu butayu. Noneho Eliya agarutse abwira umwami Ahabu ngo nteraniriza abahanuzi ba Bayali bose, ubazane ku musozi wa Karumeli n'aba Ashera. Bateranije bari 850, ubahagaze wenyine. Ikintu yakoze ni aravuga ngo mubahe imfizi yabo bayikate, dushyire ibitambo ku bicaniro. Bashyireho igicaniro cya Bayali, bashyireho n'igicaniro cy'Uwiteka. Duhamagara Imana iri gusubirisha umuriro, iraba ari yo Mana. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Ntabwo abantu bikubise hasi umuriro utaramanuka. Ntabwo abantu bikubise hasi umuriro utarafata igitambo. Kandi nta nubwo umuriro wamanutse Eliya atarashyira igitambo ku gicaniro. Mwambwiye ngo amen. Ariko ntabwo ububyutse buzigera buza Imana idafite ibitambo ku gicaniro. Urubyiruko rwinshi muri comfortable, abakristo benshi bari comfortable, barashaka kubona ububyutse nta gitambo kiri ku gicaniro. Kandi mwitonde, ibitambo Imana yafataga byagombaga kuba ari ibitambo byejejwe, ntabwo ari ibitambo bibonetse byose. Imana yaravuze ngo nimujya gutamba igitambo ngo mujye mushaka isekurume nziza y'ihene cyangwa y'intama idafite inenge, aba ariyo muzana ku gicaniro cyanyu. Umuntu araza akazunguza amaboko avuye gusambana. Umuntu araza akazunguza amaboko avuye mu kabari. Umuntu araza akazunguza amaboko avuye kwiba umuhinde mu iduka. Ukirirwa ugavura amafaranga y'umuhinde, warangiza ukaza gusenga. Warangiza ngo Mana ngo manura ububyutse. Ntabwo Imana izigera imanura umuriro ku gicaniro hatariho ibitambo. Ntabwo Imana izigera imanura umuriro ku gicaniro kiriho ibitambo bitejejwe. Niba mugiye kugira Heart Cry for Revival, mubanze muririre gukiranuka, ariko mwiteguye no kuba ibitambo ku gicaniro. Niba utiteguye kuba igitambo ku gicaniro, uva muri iki giterane. Nta Heart Cry ufite, kuko iteka ryose iyo ubwiye Imana ngo Mana ndababaye, urubyiruko rurimo rurarimbuka, irakubaza ngo are you ready to go? Muri Yesaya igice cya 6 Imana yarabajije ngo who shall I send, ngo ninde nakohereza? Ariko kuko Yesaya Imana yari maze kumukoza ikara ku munwa, aravuga ngo here I am, send me. Mwiteguye ko Imana ibohereza? Mwiteguye ko Imana ibahagurutsa? Kuko hari ibiterane byinshi dukora, Heart Cry for Revival ikaba mu kwezi kwa 12, ikazongera mu kwa 12, ariko hagati y'ukwa 12 n'ukundi kwa 12 abantu barabyina, abantu baranywa, abantu barasambana, abantu bararangaye, ngo Heart Cry for Revival. Ntabwo Heart Cry for Revival igomba kuba event. Igituma dushobora kumara imyaka tuvuga ngo turimo turasengera ububyutse ntitububone, nuko ari kondisiyo tutuzuza. Hariho n'igihe umuntu ajya mu giterane agategura igiterane kuko ari pastori nanjye njya mbitegura, ariko umutima utabirimo. Imana ikavuga ngo nimubareke bigire mu karasisi. Iriya ni ibiterane byabo bitegura, ariko nta Heart Cry irimo. Ntabwo biteguye ko mbakoresha, ntabwo biteguye ko mbahagurutsa, ntabwo nzamanura umuriro ntacyo ugiye gukora. Kera tukiri abasore hari chorus twajyaga turirimba yayo, muze twisengera Imana maze twigire mu mwuka twiyumvira uwo munyenga. Ntabwo duhabwa umwuka ngo tujye mu munyenga, ntabwo duhabwa umwuka kugira ngo tujye kwimpressiona abantu tuvuga mu ndimi, ntabwo duhabwa umwuka ngo tujye dusimbuka turenge isenge ngo dukubita abantu hasi. Mbana muri kino gihe bigezweho ngo ndaje mbere cy'imbaraga z'Imana ngo abantu bakikubita hasi nka ruriya kinamico. None se ko mwikubise hasi
itenesi uyikubita hasi kazamuka, mwe mwikubita hasi mukaguma hasi. Mwari mwabona itenesi bakubita hasi kakomeza karyama, kireka ari igihaza kirimo amazi. Ikintu cyuzuye umwuka iyo ugikubise hasi kirazamuka. Abantu bikubita hasi barangiza following day ntugire ikibone. Uzarebe iyo umwuka yamanutse the following day abantu bamenye ko hari umwuka waje. Igihe cya Eliya yasenze sengesho rimwe aravuga ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana. Icyakurikiyeho niki? Umuriro waramanutse ufashe igitambo, abantu bose bikubita hasi bazamura amaboko, baravuga ngo Uwiteka ni we Mana. Abantu benshi bikubita hasi ngo habaye ibitangaza mu rusengero, bagasohoka bakajya gusambana, bakajya bakajya gusenya ingo, bagasohoka bakajya gukora amanyanga, avuga ntabwo bigeze bikubita hasi. Biriya ni ikinamico. Wakubiswe hasi n'umwuka asohoka yahindutse. Wakubiswe hasi n'umwuka asohoka agiye gukorera Imana. Ariya makinamico wenda umunsi twayaretse tukajya muri Real Heart for Revival, muzabona impinduka. Ariko igihe tuzaba tukirimo gufata ibitari byo tukabyita ukuri, nta mpinduka tuzabona. Muri kino gihe turi mu ikinamico, turi muri show. Ntabwo ibintu by'Imana ari show business. Biri dangerously genuine. Iyo umwuka manutse ntabwo ajya afata ubusa. Iyo umwuka manutse wimenya abantu basohotse. Ba Petero buzuye umwuka bari mu cyumba cyo hejuru, the following minute bari mu muhanda bavuga mu ndimi 3000 birakizwa. Muzanyereke nk'icyo nzabyemera. Turavuga mu ndimi zo kwimpressiona abantu. Imana irashaka abantu ikorana nabo. Ntabwo umuriro w'Imana uzamanuka hatari ibitambo ku gicaniro. Are you ready to be that sacrifice? Mwiteguye kuba icyo gitambo Imana ikamanura umuriro kuko ari icyo ishaka gukora. Icya kabiri, kuri icyo gitambo ushobora gufata igitambo ukagishyira ku muriro, ukagishyira ku nkwi. Ariko Eliya yarababwiye ngumva, ndashaka kubereka ko uyu muriro ntabwo ari umuriro wo mu biganza byanjye. Mushyire igitambo cyanjye ku muriro, musukeho amazi, mwongereho amazi kirengerwe, kugira ngo muze kumenya yuko this fire ntabwo ari intugatuganano, mutaza kugira ngo ni ibintu bya maji nakoze. Ndashaka ko mumenya ko this fire is divine fire, ni umuriro w'umwuka, ni umuriro w'Imana. Hari ibintu dusigaye dukora muri kino gihe, iyo uzi kuvuga neza we impression abantu. Uriya mukozi w'Imana afite amavuta yahe? Wavuze ko afite rhetorique. Jewe nize literature, umpaye ngo compose speech, shobora gukompoza speech nkavuga. Ariko hari ikintu Imana yanyigishije bitangira kubwiriza. Nkiri uwo musore mfite imyaka 26 nibwo nabwirije mu giterane bwa mbere kinini. Nditugatuga ndabwiriza bitangiye kuryoha. Imana narambwira ngo ntabwo ubiriya sibyo nagutumye. You are not there to impress people. Ntabwo nakohereje hariya ngo abantu babone uburyo uzi kuvuga neza. I sent you to transform people. Don't rely on your rhetoric. Ibyo ni iby'Imana yanyibwiriye ngo ntuzigere wongera kwishingikiriza ku karimi kawe. Yewe navutse mvuga. Mama niko ajya ambwira. Yambwira ati, "Wowe jya uvuga n'ubundi wavutse uvuga." Je navuze vuba kandi ntangira kuvuga ndi umwana mvuga neza. Rero ukagenduka wabona umuntu afite akarimi baturiya muntu yuzuye umwuka afite amavuta. That's natural raw talent. Umuriro icyatumye Eliya suka amazi akuzuza akageza hejuru. Navuga ati bataza kwibeshya ngo nabasinzirije. Nkora amaji. Hari umugabo witwaga Pacha. Kera tukiri batoya yajyaga agenda mu Rwanda akora amaji. Yageraga gutya akaguha ingofero ugakoramo, ukayihindukiza, ukayiterera hejuru, ukayifata, yarangiza agafata inkoni ye akavuga ati katawali dumu katawali. Wakoramo kavanamo urukwavu. Uko yarushyiragamo simbizi, niba rwabaga rurimo simbizi, niba ari urukwavu magique simbizi, ariko ababonye Pacha bose barabizi yuko katawali dumu katawali. Yagiraga atyo ukazamuramo urukwavu mu ngofero. Ariko Eliya yaravuga ati no mutaza kwibeshya ko ndi gukora dumu katawali dumu. Ngiye kubereka yuko iyi power ni supernatural. Asenga Imana basutse bamaze baravuga ati uyu mugabo sha umva yatubwiye ngo Imana isubirisha umuriro niyo Mana. Ni umuriro numanuka ugafata amazi, ubundi murabizi iyo kubisa umuriro mu mazi cyambere ukora urazima. Nakubita umuriro ugafata ari amazi kiriya gitambo kigafatwa.
natwe turabyemera ko yari Imana yo mu ijuru. Yahamagaye Imana rimwe gusa umuriro wamanuka ngo hwa, abantu bose babona za nkwi na ya mabuye na bya bitambo na ya mazi bikubita hasi cyari mwe bati Uwiteka niwe Mana. Na Ahabu ntiyigeze contesting, na ba bahanuzi ba Bayali bagomba kuba baravuze tumva twajyaga dutera amahane, ariko uyu mugabo aratwemeje, this is God, iyi ni Imana nyamana. Yereka mbabwire bene data, thank you for this revival meeting, heart cry for revival. Genda shaka kubona Imana nyamana, ndashaka kubona Imana imanuka abanyabyaha bakihana, ndashaka kubona Imana imanuka wasengera abarwayi bagakira. Umuntu araza akatwirariraho ngo bushize ndi mu giterane ngo hirya za Tanzania ngo haje umuntu afite inyonjo ngo ingana n'umugina ngo nakozeho rimwe gusa. None se kuki zo muri Tanzania zigenda izi Kigali zikanga? Genda shaka kubona genuine power. Shira amafaranga hano ngusengere, nutabyara uzaza ubimbaze babikoza urinde utanga abana. Ni fake. Ubundi Imana yanze se gutanga umwana wayikubita wayikura. Genda shaka kubona genuine power, imbaraga nyambaraga, imbaraga zihindura abantu, imbaraga zihindura ibintu. Tuve muri show tubona imbaraga. Uyu mujyi wuzuyemo ngo amatorero y'umwuka, ariko abanyabyaha bahari baruta abakristo bahari. That's a show. Petero na Yohana n'abandi barobyi b'amafi bari i Yerusalemu batavuga ururimi rw'abahanga, batarize batarigishijwe, babwiriza Yerusalemu mu minsi mike. Abanzi babo batangira ubuhamya baravuga ngo Yerusalemu mwayujujemo ibyo mwigisha byose. Bashatse kubafata baravuga ariko mu byitondemo, aba bantu bahagurukije n'umuntu umugaye, ntimwahakana ko ibyo bakoze bihari, tangible, bifatika, bigaragara. Genda shaka bene izo mbaraga zihindura abantu n'ibintu. Nizo ndimo gusengera bene data, nimwe mufite heart cry for revival. Revival Imana itanga iteka imanutse ihindura ibintu byose. Iyi Imana imanutse ntabwo imanuka igice, imanuka nk'Imana. Muzitegereze mu gihe cy'intumwa, iyo ububyutse bwaramanutse baratubwira ngo itorero ryabaga hamwe, ngo barakundanaga, ngo bagafatanya, ngo nta mukene wabagamo. Twebwe imihanda yuzuye abakene, yuzuye abaki. Iyo niyo revival yewe ndota. Real genuine revival. Imanuka abantu bakihana bagahinduka. Igitambo ku gicaniro. Ariko icya kabiri, iyo ibitambo bihageze mugomba gusenga umuriro ukamanuka. Imbaraga z'umwuka. Uru Rwanda rwigeze kugira revival muri za 33. Muzasoma amateka y'iyo revival. Byagenze nk'uko nguko turimo kwiga. Abantu barabanje, abamisiyoneri bari gahini b'Abanglikani. Rero naje nambaye kora y'Abanglikani kugira ngo menye ko Anglikani nayo ushobora kuvuga iby'umwuka. Aho niho byatangiriye. Nabikoze mbishaka. Bamwe baravuga ibiki, uriya marahonda amagambo. Iby'umwuka arabizi. Watangiriye iwacu twambaye kora. Ariko reka mbabwire uko byagenze. Barabanje barabwiriza, bagira abakristo bagera ku 2,000, bajya bari bakabona baranywa inzoga, bakabona barimo bari mu bintu byinshi ntagiye kurondora. Bafata amasengesho, babwira Imana ngo Mana, aba bakristo b'imikonjera, aba bakristo b'abanyabyaha, do something about it, gira ikintu ukora Mana. Bafata amasengesho bariyiriza. Muzajye gahini bazabibasobanurira. Bafata amasengesho bagira heart cry for revival. Kandi icyo basengeraga ntabwo basengeraga, barasenga ngo Mana suka umwuka kuri iyi mirambi b'imizima. Uko Ezekiel yasenze, Imana irabumvira isuka umwuka. Iyo umwuka yamanutse ibitangaza birakoreka. Supernatural power. Uvuye mu bintu byo kugira karimi keza no gukopinga ibyo Benihini yavuze, ibyo rugize rute yavuze, kumwigana uzunguza ikote. No, ntabwo yari revival. Revival is genuine. Nta nubwo ugomba kwitugatuga. Ntabwo Petero yigeze yipompa ajya guhagurutsa umuntu umugaye. Ntabwo atubwira ko yazunguje ikote, we yaramurebye gusa aramubwira ati twitegereze. Amufata ukuboko aramubwira ati feza n'izahabu ntabyo mfite, mu izina rya Yesu haguruka. Undi arahaguruka bigaragarira abantu bose. Aho twebwe muri no minsi turi tugatuga, umuntu atahaguruka ngo ubwo nuko utizeye. Uriya muntu umugaye yari yizeye iki?
ugiye kumushyira muri culpability ngo nuko atizeye. Iyi imbaraga zije ntabwo zihenda henda. Bigeze kujya ahantu muri Amerika y'Amajyepfo muri Buenos Aires muri Argentina, abapastori baragasengera abantu bakikubita hasi, bagasengera abantu bakikubita hasi. Mugenzi wanjye umwe twari kumwe arambwira ati biriya nabipinze, navuga ni Yesu njya mpinga ibintu by'Imana. Niba bikubita hasi ahubwo jewe nasenze Imana, ndashaka kumva uko bigenda. Kandi nindangize Imana imbwira impamvu ngomba kwikubita hasi. Hari ubwo ushobora kugukubita hasi hari kirimo kubaga muri wowe, biriya sinjya mbipinga. Niba Imana ibikora hari ikibirimo gukoramo, jewe simbipinga. Ariko je nashakaga kubyumva, mbwira Imana umbabarire nanjye nikubite hasi. Nzabona uko nsobanura abantu, nari mpagaze ku murongo barasenga, ngiye kumva numva imbaraga ziramanutse, numva zifatiye mu mutwe, zimanutse mu maboko n'amaguru, ngiye kumva numva zishyize hejuru no kubutaka gudumburi. Ndategereza mudamu arasenga, ageze aho nangeraho shyiraho ikiganza akajya asunika singenere, navuze Mana sinzagufasha. Iyi nkuba ikubise ntihenda henda ibiti ngo bigwe. Iyi nkuba yafashe igiti ntabwo kigomba guhenda hendwa, kikubita hasi kuko cyafashwe, ni genuine. Iyi imbaraga z'umwuka zamanutse, abambere babimenya ni abanyabyaha. Naho twebwe ziramanuka, abanyabyaha bakikomereza mu kabari. Ntegereje za zindi ziri genuine zimanuka, ibiti bikamenya ko inkuba yakubise. Ndabizi ubu bamwe namaze kubakonjesha, abandi mwamaze ku ubundi wategereza iki ku muntu w'umuporoso. Yewe ndi umuporoso ushaka imbaraga ziri genuine. Nibyo nasabye Imana uwo munsi, ntabwo nikubise hasi, ariko nemeye Imana. Umudamu yaraje arasenga, abandi bikubita hasi arasenga, agezeho arasenga, ashyiraho ikiganza arasunika biranga, ashyiraho ikiganza arasunika biranga. Ageze aho Imana igomba kuramubwira ngo uyu nguyu afata ibintu biri genuine, aratangira arahanura. Ibyo yahanuye narabyanditse kandi narabibonye bisohoza. Ndavuga uyu ni umukozi w'Imana. Cyatumye abandi bikubita hasi sinikubita hasi sinkizi, ariko simupinga nk'umukozi w'Imana. Burya hari iby'Imana birimo gukora, ntuzapinga iby'Imana ikora, ariko ujye wifuza ko biba genuine. Ibyo yambwiye giye byari genuine. Yatangira arandondora arambwira ati ndakubona wavuye mu gihugu cyabayemo intambara. Ndavuga uyu muzungukazi wo muri Amerika nta nubwo azi igihugu naturutsemo, yasengeraga Abanyafurika. Ati Imana yarakurinze for purpose, atuzaba umupastori ntawe uribeshye. Icyo gihe nari umuvuga butumwa, kandi ibyo kuba pastori ntibyari muri gahunda yanjye. Ati ndakubona uyoboye itorero rinini, none ndimo ndabibona biba. Kuko iby'Imana ivuze nge mbyemera biba genuine, mbyemera mbibonye byabaye. Ndi muri umuna wa Toma baramubwiye bati Yesu yazuza, ati iby'amashyengo mubikureho. Naramubonye apfa, naza nkabona urubavu rwaho bateye rya cumu nabonye, nkabona n'ibiganza by'imisumari, ibindi ndahita nemera. Yesu aje ntiyigeze amupinga, yaramubwiye ati Toma wowe ukunda ibintu biri practical bifatika, ngibi ibiganza wabibonye, dore n'urubavu nguru, ngwino ushyiremo ikiganza. Ati si ngombwa, ndabyemeye uri we. Nge nshaka ibintu bifatika, mureke dushaka ibintu bifatika, dushaka imbaraga zifatika, dushaka imbaraga zihindura abantu. Heart for revival, heart cry. Ariko dushaka ikintu gifatika tuzabona, tukabona abakristo bari mu itorero tukavuga ngo aba ngaba bari genuine. Bya bindi by'umubare munini nk'abari muri gare, that's not it. Ntabwo ari byo. Ariko reka twikomereze icyanyuma. Ibi byose kugira ngo bishoboke, hari ibintu bibiri nshigaje kubabwira. Ntabwo ububyutse buzaza tutasubiye mu ijambo. Iri jambo iri ngiri niyo nkota isatura imitima yananiranye. Imana iravuga ngo ariko iri jambo ryanjye mureba ngo mbese si nk'inyundo ngo imenagura urutare, ngo mbese si nk'umuriro ukongora. Mwari mwabona ahantu bamena amabuye aya ngaya bakoresha mu mihanda, baragenda bagacana hejuru y'urutare runini, bagashyiraho inkwi bagacana, barangiza bagafata inyundo ya kinubi bagakubita ukabona urutare rurasadutse. Imana iravuga ngo ijambo ryanjye ni nk'umuriro, ngo kandi rikamera nk'inyundo. Nibajije ahantu Yeremiya yakuye iyo comparison, nza kuyibona ngiye gusura aho bamena amabuye ariya bakoresha bubaka amazu cyangwa bakora umuhanda. Nsanga bacana ku rutare runini, bakubitaho inyundo rugasaduka. Ndavuga nta hangaha niho Yeremiya yari yakuri cyitegererezo. Ijambo ry'Imana
aravuga ngo iri jambo ryanjye rimeze nk'inkota ya mugi abiri, ngo riracengera rikagera imbere, ngo rikarondora n'ibiri mu mutima, ngo bigatandukanya iby'umutima n'iby'ubugingo. Ahandi Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka. Iri jambo nsigaye mbona abantu bigisha badasoma ijambo, batavuga kuri iri jambo. Abantu benshi barorohewe ntibagisoma Bibiliya, basigaye bari muri motivational speeches, ngo reka nkubwire the how to, ngo uko ushobora gukora ukunguka ubwenge, uko ushobora gukora ukunguka amafaranga. Ibyo ni ibintu by'abantu, ni humanism. Izo ni principes z'abantu ujya uvuga icyo Imana yavuze. Ibyo kuryohereza abantu no kubabwira ibyo TD Jakes yavuze, ibyo Joel Osteen yavuze, nibiba byavuye mu ijambo ry'Imana, yes, ariko motivational speeches zitandukanye n'iri jambo, kuko iri jambo ryo riri tough, ryemeza abantu ibyaha. Nawe urafata umunyabyaha ukamubwira uburyo azakira, uzumve nta muntu ugitanga ubuhamya bwo kwihana. Ndashima Imana yampaye V8, ndashima Imana yampaye inzu. Ibyo Imana irabitanga, ariko ni risturune yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo bizaza ari inyongera. Nambwiye ngo amen. Ariko dusigaye duha abantu risturune bataragura. Ngwino ukurikire Yesu uzabona inzu, ngwino uhagira ngo Yesu dusigaye tumu marketing. Ntabwo Yesu akeneye ko tumu marketing, arihagije. Hari igihe batwaye isanduka y'Imana bayijyana mu Bafilisitiya, bayijyana bagiye kurwana n'Abafilisitiya, irabareba kubera yuko bari bayihetse, bari abanyabyaha. Hofune na Fineyasi bene Eli irabira aravuga ngo ngewe ndi Imana nshobora kwirwanirira. Irarika ingabo za Isirayeli zirakubitwa neza, barangije Abafilisitiya bagenda baririmba ngo batsinze Imana ya Isirayeli. Barijyana bayishyize mu ngoro ya Dagoni, bavuga ngo ndaje imbere ikitandukaniro hagati y'Imana nyamana n'Imana yaremwe n'abantu. Iterura Dagoni yishyira hasi, basanga mu gitondo Dagoni runamye irimo iraramya Imana. Baravuga tubagomba kuba ari umuyaga wayihushye. Umva Imana ihuha n'umuyaga, yahushye Dagoni ntiyahuha isanduka y'Uwiteka isigara ihagaze. Ngo barayiterura bayisubiza ku gitereko cyayo hejuru y'Imana. Imana irabirira iravuga ngo akagasuzuguro sinjya nkihanganira. Irayiterura yica umutwe, yica n'amaboko, kwijugunya hanze. Ngo baje basanga iri hanze. None urangije Abafilisitiya bose bateza ibibyimba n'imbeba, bose bararwara, bageze baravuga ati Imana iratumara. Ariko abatambyi babo baravuga ati mureke turebe ni Imana iri genuine, nimushyire, ntabwo ijya igenda mutayihaye igitambo. Mushake izahabu zicuze zisa na ziriya mbeba, zisa na biriya bibyimba, mubishyire kuri iyi sanduka, mushyire ku nka ebyiri ziherutse kubyara, kubera ko burya inka zabyaye ntizijya kure y'inyana zazo, hanyuma muzirekure. Niba ari marayika wazitwaye, bagiye kubona inka ziraromboreje zirijyanye, ngo zigenda zabira, isanduka iricyura. Kuko Imana yacu ni Imana ikora ibifatika. Ariko iri jambo dusigaye tubwiriza ijambo ry'abantu, ukaryohereza abantu, ukabona abantu barakubwira ko bakijijwe, kuko ntibahuye n'ijambo ngo ribanze ribabage ribasature, nirangiza Imana ibezi batunganye. Kuko iri jambo ni ry'Imana ikoresha. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo, Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 15 kugeza ku 17, Timoteyo, kuva mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine. Ngo kandi ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no mu kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abatunganijwe akakweza mu nda n'ahandi hose, ngo ashobore gukora imirimo myiza. Iri jambo niryo ritanga revival. Muzitegereze Imana ibwira Ezekiyeli ubwo yari mu kibaya cy'amagufwa yumye. Ikintu cya mbere yabanje kumbwira ngo Ezekiyeli, hagarara hejuru y'ikibaya cy'amagufwa yumye ugihanurire. Speak the word, ugihanurire. Umunsi tuzasubira muri iri jambo tukarisoma, tukarijyamo, tukarituramo, rikaducengera, rikaduhindura, tukajya tuvuga from the word, abantu bazaba revived. Kuko iri jambo niryo reviving abantu. Iri jambo niryo ryemeza abantu ibyaha bagahinduka. Iri jambo Yesu yabwiye abigishwa, arabwira ngo iri jambo niryo mwuka kandi ijambo niryo bugingo.
muzarebe muri Yohana ibice 6 muzabihasanga. Icyanyuma ndangirijeho revival. Revival will never come until the King of Life is enthroned again. Yohana yaranditse aravuga ngo abafite Yesu baba bafite ubugingo, abadafite Yesu nta bugingo bafite. Preach Jesus. Yesu yaravuze ngo nindamuka nererejwe hejuru nzireherezaho abantu bose. Revival is that. Muvuge Yesu ku buryo abantu bumva bara attracted. Yesu twamukuyemo. Niba mbeshya muzafate sermons nyinshi mujye kuri YouTube upikinge inyigisho z'abantu 20 wenda, nurangiza ukora icyo bita word count, ubare inshuro bavuga Yesu, uzabibona yuko Yesu ntakiri central mu butumwa bw'abantu benshi. Twabuze icyo tumukoresha, ntakiri umwami. Uzajye mu itorero, abakristo benshi amatorero ntakira ya Yesu. Uragenda ngo tugiye Remera kwa Rutayisire, kwa Rutayisire nabaye umwami w'itorero rya. Tugiye Ibunaka kwa runaka. Kandi warangiza ukumva n'urubyiruko n'abakiri batoya ngo uzaze uhure na pastori wacu, babwire ngo ngwino uhure na Yesu. Uhure na pastori wawe se shaho afite ubuzima ari bume. Ibyo ni publicité y'itorero. Ariko twebwe Yesu yadutumye gukora publicité ya Yesu. Kuko Yesu yaravuze ngo ninererezwa hejuru nzireherezaho abantu bose. That's revival. Ufite uyu mwana aba afite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Muri Yesu nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bashobora gukirizwamo uretse rya Yesu. Proclaim Jesus. Revival comes when Jesus is enthroned. Iyo Yesu asubiye ku ntebe, ugahamagarira abantu kuramya Yesu. By the way, nta nubwo nabaga umuntu waramije Yesu kuva mu byaha biramworohera. Iyo ubonye Yesu ibyaha byawe bihita bijya hagaragara. Ni nk'iyo ufite umwenda wandi iyo ushyize ku mucyo bihita bigaragara. Yesu niwe mucyo w'isi. Yesu niwe mugati w'ubuzima. Yesu niwe bugingo. Niwe revival. Iyo yabaye enthroned. Umuntu wese uzafata Yesu akamugira uwa mbere mu buzima bwe azaba personally revived. Kandi iyo wabaye personally revived, iyo wabonye Yesu, iyo Yesu akumuriki, umucyo wa Yesu kubita kuri wowe ukagaruka ku bandi nabo bakamubona. Yankundi indirimbo tujya turirimba ivuga ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, bose bazamenya kubanana bare kubugome bitabe Yesu. Urumva ngo nutumbira Yesu uzaba revived, uzasa nawe. Ngo kandi abazakureba bose, erega burya ni nako bikora. Ushobora kugenda mu muhanda ugasanga umusazi areba hejuru yigirira gutya. Abantu bose banyuze ku musazi atunze urutoki hejuru, bose barahindukira bakareba aho areba. Uyu muntu arimo arareba iki? Niyo yaba ari umusazi ntuzibuza kureba aho yarebaga. Umusazi areba hejuru akagira gutya. Natwe nidutumbira tugatunga urutoki kuri Yesu abantu bazamubona. Ariko muri kino gihe turi mu maturo, turi mu mazu, turi mu mamodoka, turi muri kwata, turi mu bageni, turi mu nimuvuge Yesu kuko niwe revival yacu. Yesu ni utanga revival. Ibi byose maze kuvuga reka mbihuze nsoze. Ibi byose maze kuvuga Yesu yigishije abigishwa barabwira ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi, ngo abereka ko ibyanditswe byera byose ari we byaganishagaho, ngo kandi ko kubabarirwa ibyaha no kwihana bikwiriye kubwirizwa abari mu isi mu izina rye. Arangira avuga ati kandi mwebwe abagabo b'ibyo ngibyo. Luka 24 kuva ku murongo wa 44 kugera ku 49. Arangira avuga ngo kandi ntimuzahaguruke mu mbaraga zanyu, murindire ibyo za Data yasezeranije, ngiye kugenda mbiboherereze. Yesu niwe wohereza umwuka, kuko umwuka wera, he is the governor of the territory, ariko the appointer of the governor ni Yesu. Umwuka wera niwe udukoresha, niwe udukoreramo, ariko umwohereza ni Yesu. Yohana umubatiza yarabibabwiye, abantu barimo kumutangarira, aravuga ati genda babatirisha amazi mu gakonja, ariko uje nyuma yanjye azababatirisha umwuka n'umuriro. He is the baptizer. Uriya muri Bibiliya harimo two baptizers.
John the Baptist yari umukazini, yari mubyara wa Yesu. Ariko came Jesus, the baptizer in fire and the Holy Spirit. Niyo mpamvu centrality y'ubutumwa bwacu igomba kuba Yesu. Ushaka revival, ushaka kuzura umwuka, ushaka umuriro, focus on Jesus. Yewe mbwira abantu yuko nshaka gusaza mvuga Yesu. Ntabwo nshaka gusaza mvuga ibyo nakoze. Niba byankundiraga gihe bakananyibagirwa bakabona Yesu. Kandi iki ngiki niba mushaka revival, that's where it comes from. Kuko na yanyota natangiriyeho. Yesu yabwiye abantu ku munsi mukuru muri Yohana ibice 7. Arabwira ngo umuntu nagira inyota aza hondi anywe. Ngo kukunyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. That's revival. Ngo ibyo yabivuza byerekeje ku mwuka wera uwo bamwizeye bendaga kuzahabwa. Ngo ariko iki gihe umwuka yari ataraza, ngo Yesu yari atarahabwa icyubahiro. Ntabwo umwuka azaza aje kwamamaza pastori, ntabwo umwuka azaza aje kwamamaza apostle, ntabwo umwuka azaza aje kwamamaza umuhanuzi. Azaza when you are ready to speak about Jesus, when you are ready to glorify Jesus. Igihe uzaba witeguye kuvuga Yesu, witeguye guha Yesu icyubahiro, witeguye gushyira hejuru Yesu, tuzabona imbaraga zimanuka, kuko Yesu he is the king of the kingdom. Kandi revival is the establishment of the kingdom of God. Nukuzana ubwami bw'Imana ku isi. Ubwo Yesu yigishaga abigishwa be gusenga, yarababwiye ngo nimusenga ngo mujye vuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Aho niho ubwami bwicaye, niyo ntebe nkuru. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Kuko iyo umwuka aje aza gushyira Yesu ku ngoma. Iyo umwuka aje azaje guhamya Yesu. Iri jambo riba rivuga Yesu. Ufite inyota nuko Yesu agaragara. Noneho abantu bagahabwa umugisha. Heart cry for revival. Iyo niyo revival. Kuko Yesu niwe bugingo, niwe nzira, niwe kuri. Kuko Yesu niwe soko y'amazi y'ubugingo. Kuko Yesu niwe mugati w'ubugingo. Kuko Yesu niryo zina twahawe abantu bashobora gukirizwamo. Kuko Yesu niwe ubatiza mu mwuka. Kuko Yesu niwe mwami w'ubwami bw'Imana. Kuko Yesu niwe center of the universe. Heart cry for revival. Imana ibahe umugisha. Ibintu bitanu imbarutso y'ububyutse. Icyambere, a heart cry, kunihishwa n'inzara n'inyota yo kubona ubwami bw'Imana buza, Yesu akimikwa. Icya kabiri, ntabwo umuriro uzamanuka hatari ibitambo ku gicaniro. Icya gatatu, ntabwo ibitambo bizatwikwa hatamanutse umuriro nyamuriro. Umuriro rwose uyu nguyu wa fake ntufata ibitambo. Icya kane, ntabwo ububyutse buzabaho tutasubiye mu ijambo. Ariko kuruta ibindi byose, ntabwo ububyutse buzabaho umwami w'ububyutse atashyizwe hejuru. Ntabwo ububyutse buzabaho intego yacu atari gushyira Yesu hejuru. Reka dushyire Yesu hejuru, tube itorero risenga kuko bivuye ku mutima. Groaning, mourning, heart cry. Hanyuma murebe ngo ibisigaye Imana izabikora, ariko on one condition. Niba mwiteguye kujya ku gicaniro nk'ibitambo bizima, will you be that sacrifice? Wewe wumvise iri jambo, witeguye kwimika Yesu mu bugingo bwawe, ukamubwira ngo mwami Yesu, dore ngo ubuzima bwanjye mbushyize ku gicaniro, manura umwuka n'umuriro, abantu bazi bumvura impumuro yawe muri jewe. Witeguye gufata ubuzima bwawe ukabuhereza Yesu, ukamubwira ngo mwami Yesu, ubu buzima wampaye ndabugushubije, use me. Rick Warren ajya avuga ngo niba ari isengesho ri dangerous ribaho, ngo umuntu ubwira Imana ngo Mana use me, ngo mfata unkoreshe. Witeguye kubwira Imana ngo Mana nzajya aho umbwira, nkora ibyo umbwira, ngo ubwami bwawe buze. Umunsi Imana izabona abantu benshi nk'abo ngabo. Iyi Heart for Revival Conference ni y'urubyiruko, kandi iteka ryose Imana igiye gukora ihagurutse urubyiruko. Dawidi yari umusore ajya kurwana na Goliyati. Mose yari umusore areka kuba umuhungu w'umukobwa wa Farawo akajya kwifatanya na bene wabo. Ntimurebe ko yaje kubakura afite imyaka 80, ariko yari yaravuyeyo mbere.
ba Petero na ba Yohana, rega na Yesu ubwe yadupfiriye akiri umusore afite imyaka 33. Iki ni igihe ngo Imana ibone ibitambo ku gicaniro, yumve abantu bayitakira bavuga ngo Mana, bring down the fire, the sacrifice is on the altar. Manura umuriro kuko ibitambo twamaze kubishyira ku gicaniro. Hanyuma murebe icyo Imana igiye gukora ibakoresheje. Dusenge Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Reka buri muntu wese wumvise iri jambo ahinduke igitambo ku gicaniro cyawe. Nurangiza umanura umwuka aho tunyuze hose, abantu bumva impumuro yawe nziza. Abatubonye bose bifuze kudukurikira kandi babona impinduka y'ubuzima bwacu, nawe wifuze guhinduka. Reka imbaraga zawe zimanuke nitubwiriza ijambo rize rifite imbaraga. Reka imbaraga zawe zimanuke nidusenga dusengeshwe n'umwuka uri muri twebwe. Reka izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. In another revival. Mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo.